Yes, reka twongere tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, inshuti bakunze Jeune Official aho mutwumva muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere rwose ko muri iki gicamunsi mwese mumeze neza 5 kwa 5. Abatwumva rero muri ku mugabane wa Afrika, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mwese reka tubabwire tuti ikaze muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, umwanya no tuba tubagezeho update mukaba rero umwanya rwose twabahitiyemo uba uri special time cyangwa se rwose akanya keza cyane k'ingenzi, tuba tugenda tuba updatinga, tubagezeho hirya no hino uko bihagaze. Abantu no mwishimira rwose uyu mwanya, mwandike muri comment muti kunda cyane kabisa. Birumvikana turagarutse n'ubundi nk'ibisanzwe, murabizi ko iyo tugarutse muri amasaha nk'iki gihe tuba tugarukanye ikintu cyitwa imiripuko, ikintu cyitwa nyamugigima, ikintu cyitwa imiripuko. Ni amakuru abagaragazwa cyangwa se rwose barangwa n'urugamba cyangwa se n'ibijyanye n'imirwano, ariko by'umwihariko tukaba tugenda twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaje tubatambagize icyitwa imiripuko, icyitwa za nyamugigima, nizo zirimo ziragaragara muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara muri ya misi yiswe ngo ni CSRF yashyizwe n'ibiro bikuru bya Amerika, ibiro by'umukuru w'igihugu wa Amerika, White House, ayo rwose iracyarimo nubwo barimo kuripagurana ibintu n'ibindi. Birumvikana ushobora kuba utwumva utarakanda kuri subscribe, fata amasegonda 2 cyangwa 5 ubanza ukande kuri subscribe. Ni umwanya muto cyane utari buze gutuma rwose utumva ibyo turimo kugenda dutangaza. Hanyuma kandi no warabikoze ukore like ndetse na share. Ubu none nanjye muri amasegonda ndaza kuba norganiza ibitabo bikubiyemo ibyo twabateguriye, ubu none tubazanire icyitwa idonido. Muri sizyo byo rwose maze kubimenyera, ntago mba ndi jyenyine, ndi n'umutaramo, ndi na Sina Makosa muri iki gicamunsi. Rwose tubazaniye amakuru ari update. Sina Makosa burereza amakuru ya makuru ni meza fight, urakomeye cyane neza cyane. Ikaze muri update time n'ubundi nk'ibisanzwe. Urakoze cyane. Bimeze bite rero sasa ku kibuga cy'imirwano Sina Makosa? Ya ku kibuga cy'imirwano fighter turahera Masisi ni imperuka, nimvuga ngo ni imperuka, ni ku ruhande rwa FRDC ndetse na Wazalendo. Ejo nabonye ubivugwa neza uti Monisco irimo iratunda ibikoresho ibivana hano ku kibuga cy'indege Igoma, ibijyana hano mu by'ukuri mu Masisi ku zone. Abenshi baravuga ati nyamara amenya ari bya Sina Makosa, ariko n'amakuru namenye nuko iyi Monisco none nayo ngo bishobora kuba yahageze cyangwa se yagiye kwinjira mu rugamba mu buryo buri official. Bigendaniye n'amakuru ngiye kubazana n'ubundi mu kanya gato cyane ibiri kubera hano muri iki kiba cya Nyiragongo. Ibintu byose muraza kugenda mumenya. Sina Makosa, wihangane nguciye mu jambo, komeza uduhe ibyo wateguye mbere uko nanjye nza gutangaza ibyo nateguye muri rusange. Urakoze cyane. Turava ahangaha za Masisi nyuma yuko FRDC ikomeje guhura n'uruva gusenya. Ngiye kuza mbabwire ibimaze kuba muri aya masaha y'amanywa. Ese ni ibihendaje mbibabwire. Turasimbukira bita Mangurujipa, yo bita UPDF yatangiye kuzamura za drone. Ese za drone iri kuzamura noneho zigiye kwerekeza he? Ndaje mbibabwire. Turasimbukira aho bita muri aka gace ka Rubero. Ibintu byafashe indi sura. Rubero obita Kabido yamaze kugerayo. Ese Kabido agiye kumara yiki? Ngiye kuza mbabwire ibyo agiye gukorayo. Ndasimbukira Gisangano bita rwose Chokoro abaye Chokoro, ibintu yamaze kubishyira ku rundi rwego. Ese urwego amaze kubishyiraho nuruye? Ndaje ndababwire. Yes, Sina Makosa rero nanjye ntabwo naje uko nguko, hano mbitse inyandiko nyinshi zikubiyemo ibyo nzanye cyangwa se ibyo nzaniye abakunzi bacu muri amasaha.
muri iki gicamunsi. Mwumve ko ngiye kubagezaho imirwano yazindutse muri iki gitondo irimo irabera hano muri za Sake. Iyi mirwano ikaba yasize M23 ifashe Land Cruiser zigera muri 2. Izi Land Cruiser zikaba zari za Land Cruiser ziba zesitayemo imbunda, ziba rwose zitiretsemo imbunda. Ikindi turi buze kugaruka, turaza kugaruka muri za Rucuro, nahavuga muri twa duce n'ubundi turimo kuberamo imirwano. FDLR bashyize abagabo n'ubwacu umugani ngo ntabapfira gushira, abo noneho birasa no mu by'ukuri bagiye kubatsinsurana burundu n'ibyabo, ubundi bakazasigara ari izina. Ese bihagaze bite? Ngira ngo iyi operation ninjye wayitangije, ni nanjye kandi ugomba kuzayisoza. Iyi mirwano irimo kubera hano muri za Kinyandonyi, muri ibyo bice iyo ngiyo za Kiseguro, iyo ngiyo rwose za Nkwenda ndetse n'ahandi henshi cyane. Mu masaha mu gitondo mfite amakuru agaragaza imirongo minini cyane y'amamodoka za M23, aba special force b'amakasike bekerekeza hariya hantu bari bagiye kurandurana n'imizi yayo yose. Iki gitwe cyangwa se rwose iyi FDLR hariya ikaba rero ngo iyi FDLR hariya hari yitwa ngo ni Rudi Urunana, hakaba ndetse na FDLR Foka iherereye hafi hano muri za Tongo. Ibi byose irashaka kubirandura n'imizi yayo yose bakayitwika igakongoka burundu. Nyiri sauti yako rero fighter, iyi nkuru mba nayikozemo cyangwa se mba nayikurikiranye amasaha rwose agera amasaha 3-4. Iyi operation ndimo nyikurikirana, icyo mba ngusaba gusa n'umwanya wo kugira ngo umpe rwose ubundi nkugezeho n'iki nkuzaniye. Subscribe niba utareka no nyaboneka reka nongere nkwibutse ko ari ingenzi. Iyo ni inkunga uba uteye umuyoboro Gen Official ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi no kubayikanze, iyo ukanze like ibi biratumutiva, bitwereka ko nyaboneka mwe mwakunze ibyo twakoze, bityo tukabona ko tutarimo gucurangira abahetsi, ko ibintu bimeze neza cyane, abo tubwira ko batwumva kandi ko badukunda. Asante sana, turabakunda cyane. Sina makosa, reka dusome ku mazi, ariko ntabwo ndibuze kugira ntabwiye abantu ko mu by'ukuri M23 iri gutegura inama rukokoma. Iyi nama rero nihe izabera, iyi nama izaba ryari, byose tugiye kubikugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru ni menshi. Ukivuga ibyo nama M23 bidasubirwaho yageze muri Beni. Ese yanyuze he? Ndaje mbahereza icyo bita Yola, amajwi ndayafite. Amazing time. Namakuru akomeye cyane. Ese ntago turi buze kwerekeza hano muri za Uganda, naho turasimbukirayo. Nyaboneka ntujye kure muri imiripuko muri amasaha, sangiza abandi iyi nkuru cyangwa se iyi video, hanyuma kandi nanabashishikariza rwose kujoininga urwo rubuga cyangwa se umuyoboro wanyu Gen Official. Nyaboneka nabo bagendane n'isi bamenye aho igeze. Sinamako ngira ngo ibyinshi ntago twigeze tubitangaza mu mpfunyapfunyi kuko amakuru ni menshi. Reka ahubwo duhite twinjira mu kigano kuko ndabona iminota 10 irimo iragenda isatira. Ntago twayimara tukiri mu mpfunyapfunyi, reka duhite tuzo ubwo twinjira amakuru, ndavuga ubwo mu buryo burambuye. Ntimujye kurena amasegonda 15 yonyine tugiye gusoma ku mazi, ubuno tukahita tuza rwose tugira ibintu tubagezo cyangwa se tubinjiza mu kiganiro muri rusange. Ubwo rero abahageze mwese mwumve ko mwamaze guhabwa ikaze muri iki kiganiro muri rusange. Asante sana, twaje. Yes, sina makosa, ngira ngo amakuru yacu nahandi twahera atari hano muri izi nkengero z'umujyi wa Goma. Ndavuga kuri wa mujyi n'ubundi uteganye cyangwa se rwose winjiramo ugisoka. Birumvikana hano muri uyu mujyi wa Goma nta wundi rero ni Sake. N'umujyi nyaboneka nawo ushobora kuzandikwa mu mateka kuko mu by'ukuri wabaye isibaniro. N'umujyi wa Sake uberamo intambara. Gusa intambara ibera hano muri mu nkengero z'umujyi wa Goma ikaba ari intambara iba idasanzwe niko twabyita muri rusange, kubitewe nuko
ahanini ho M23 igigira icyo rwose igatwikira ibifaru ubundi tukabona yafashe ibifaru ikabifata matekwa. Uyu munsi rero nabwo niko byagenze mu by'ukuri. Uyu mujyi ukomeje kugenda ubera akasamutwe ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa kuko mu bitero byabaye ku munsi w'ejo ngwari bitero byabaye ku munsi w'ejo bararwana. Uyu munsi rero muri iki gitondo nabwo ngo bakaba baramukiye mu mirwano. Iyi mirwano rero ikomeye cyane ikaba yasize M23 ihafashe imodoka zigera muri ebyiri zo mu bwoko bwa Land Cruiser. Izi modoka rongo zikaba zari zihetse imbunda mu by'ukuri zambura n'ubundi za artillery cyangwa se zimwe zirasa mu ntera ndende. Izi mbunda rero bakaba baziraseshe ubwo wenda iyo operation sina makosa. Reka tuyigeze kuba dukurikireka mbabwire uko ihagaze. Reka iyi operation nyibwire abantu uko ihagaze uko yatangiye kugira ngo tuyinjiremo neza sasa abantu bumva uko ibintu byari bihagaze. Ni operation tugiye kubagezaho ariko abantu benshi ndabizi neza muraza gutungurwa n'utu operation cyangwa se n'uburyo cyo 23 aka gatendo yagakozemo. Mutiro byagenze bitereka duhite tuyinjiramo. Ubundi uko operation iri gukorwa hano muri izi nkengero za Sake birumvikana hara muri ra misozi hafi no kwa Madimba. Nuvuga ngo amakuru yatugezo nuko FARDC baherutse hari abarangije abamaze gupasinga abavuye ku kosero rya Special Force mu by'ukuri hakaba harimo aba FDL nabo ngo bakaba rwose barangije rimwe n'aba bagabo cyangwa se na FARDC n'aba FARDC iri kosi rya gisirikare ryo mu bwoko bwa Special Force. Abasirikare nyuma yuko urumva ni babare n'ubundi bagifite amaraso mashya bakeneye gupracticinga cyangwa se gushyira muri practice ibyo bamaze iminsi biga ndetse n'ibyo bamaze iminsi bakora ndetse ngo bigahurana n'ibikoresho bishya FARDC iherutse kuzana. Bavuze bati why not tutajya kugerageza tukareba ko mu by'ukuri mu mbaraga dufite tutajya rwose kuba twabohoza iyi Sake tukareba niba hari abahari tukagira gutya tukabatsinsura. Icyaje kubera sina makosa nuko ku ruhande rwa M23 hari yabo sina mako M23 zayishinja ikindi ntago igiregeza mu rugamba. Ntabwo igiregeza mu rugamba barakubwira bati uko umwanzi yaba ameze kose uko yaba ngana kose ntabwo ugomba kumuca amazi. Aduyi na aduyi sinzi ubwo mu rurimi rw'igiswahili ukuntu nabivugamo. Umwanzi uko yaba ari kose ngo ntabwo ugomba kumujenjekera ugomba kumwitegura. Ntabwo bigendera ngo ingwano ijana ngo intsinzi ijana. Bagomba kumwitegura bakavuga bati Iseri yose ashobora kuza rundi akaza yahinduye isura. So rero ahanga bahora muri ambushi bagenda babadirishanya hano muri izi nkengero za Sake. Aha ni muri ya misozi yo kwa Madimba, aho ni muri ya misozi hiryo ni muri bya yo hirya za Makawa, yo hirya muri za Kimoka, iyo hose ahora bari muri ambushi. Urupangu iyo hose baba bari muri ambushi bameze gutya. Ngo haduye hanarangire ko musikari bavuga. Umva. So ku munsi y'ejo biyongoje sina makosa bararwana ariko babanje gukora ikintu cyitwa sharing. Bagiye kurwana M23 bagira imyiga guhuma bagaruka bayabanguruye vuga ngo babinza amatwi. Mu masaha mu gitondo nabwo mu by'ukuri bazindukiyeyo noneho bagenda bitwaje imodoka za Land Cruiser ariko ziriho za mbunda bita ngo ni za artillery zirasa mu ntera ndende. Ubwo birumvikana ni imbunda z'imisada. Yego. Impamvu nyamukuru naje kuyikurikirana nahoze ngana na zimwe muri nababwiye na masaha 3 rwose twa turi aho iyo ngiyo twa turi dukurikirana byinshi cyane. Nagerageje kubaza drone yanjye iri muri FARDC ariko nukubera iki mufite ibifaru nka bya Autobrende mukagira bya T55 mu by'ukuri bira bifaru binini cyane T akanyerezo 55 bira bifaru nyine baherutse no kuvana hariya muri za Bulgaria. Se kuki mwakoresheje Land Cruiser ziba zifite ibirahure biba byoroshye kubirasa mu by'ukuri ibintu mwakoze mu by'ukuri mwabiteje tereka da
ati buriya nubwo ubibona kuriya bya otoburende nabyo buriya biraremereye ntabwo bishoboye kwirukanka ntabwo byihuta. ati rero n'ubundi twajyanye ziriya kuko twiteguraga tuzi neza ko bishobora kuduhindukirana bo barabivuga ntabwo bajya bibatera. ati twabonaga ko bashobora kuza kuduhindukirana bikarangira tuzigenguwe tukirukanka kandi randikirizeri ngo mu kwiruka ziriya modoka ngo ni mbi cyane ziriruka cyane guhuma no guhumura ibirenze izipfa kuba zifite umushoferi mwiza ziriruka hari ukuntu ngo baba baragiye bakazegeza hejuru ku buryo rwose itagira ikibazo rasoro yayo yidunda neza. icyaje kuba rero nta kindi sira amakosa urugamba nibyo koko rwabaye aba bagabo bakumanurira ibi bimodoka ariko M23 ikaba yari yazanye b'abasirikare bitwa ba special force nabo rero bari bamaze kubimenya yuko impamvu FARDC yazanye izo za randikirizeri zizanyemo izo bunda z'imisada bari bafite gahunda yo kuza kwica donc bamaze bateguye urugamba ariko basigamo ya article 15 urumva iyo bitawo ni harya ngo ni debrief kwideburiye bahita bati nibiramuka byanze tugomba gutegura article 15 nayo iri buze kudukura aho hantu ngo no gukiza amagara sauti yako rwose nanjye nari mpabaye abatara muri sine amakosa baguhagurukiye bahageze icyaje ko nta kindi nuko bagabye igitero koko nibyo ariko basniper ba M23 turabizi ko bo barasa batoranya abagabo babiri bari batwaye izirandikirizeri abagwanyije nibo babanje kugwabanya nibo baheremo muri target nta nubwo bitewe nuko izi modoka zari zirambitse zari ziparitse zitunze imitutu yo hejuru muri ibyo bice ngo isasu rya sniper ngo ntiryumvikanaga bitewe nuko ngo urusaku rw'amasasu rwavugaga ngo babarashe ngo ntibanamenya yuko abashoferi barashwe ubundi no batangira kubakoramo umusiri barabarasa ubwo abandi bagakomanga ati shoferi mutware tugende ba shoferi barangiye atereka dana byarangiye baba 23 amakuru mfite amakuru angezo ndimo ndahabwa na drone yanjye nuko abasirikare gera kuri 12 bavanzemo FARDC ndetse n'abarundi n'abarundi na FDLR plutôt FARDC hano ngo ntabwo yari hari mu nyihanganire abari bahari ni babandi ba special force ubundi hari sinzi niba tuzajya abahibo na anaconda ariko abahibo bose ni nabo ubwo ni FARDC ako yakabari ari umutwe nyine n'uwundi mutwe kwawo w'abakomando kuko bamakasi cyo uzajya umva tubita ukundi ni M23 ko bamakasi babihariye special abantu mutazi iryo jambo special n'abasirikare badasanzwe ni force idasanzwe abo urumva ko twashyizemo kandi kantu abagabo rose n'amakosa ibyaje kubabaho bahise M23 hise itsinsuramo abagera kuri 12 naho bashoferi bari batweze zo randikirizeri abandi ngo bashwiragiye imbunda bazitaye kuko ngo mu by'ukuri ngo kuzirukankana zo burya ngo bari umutwaro bazirukankanye kuko ngo ziba zinabahambiye mu nda bagiye barahambura mu nda bari yirukankira hari ukuntu gasige barabahe imigozi yo kuzihambira mu nda kuko ngo hari ukuntu yakuvuna ngo ukarekura ariko ikagenda ikuri mu nda uri kwiruka nibura ukiruka muvoma amaboko agakora muvomo ukabona uko amaboko burana yatanga imbaraga mu kwiruka akaguha imbaraga zo kwiruka ariko imboni nakuriho babihambaye rero barirukanka barabisiga barabita amakuru arimo arangiraho izirandikirizeri muzibagirwe FARDC ntabwo zikiri zanyu M23 yamaze kuzibikaho ikindi mugomba kumenya nuko abasirikare 12 bamaze kubahitana izi modoka ngo izi mbunda zari zirimo ni Mortier 21 ubwo abazi izo mbunda murabyumva bakaba bahafashe izi nazo zasigaranwe bazifashe bagusigarane icyitwa AK47 izo ntabwo umubare bigezaho utangaza kuko ni nyinshi cyane hanyuma kandi ikindi abasirikare bagera kuri 22 sina makosa nibo bahakomerekeye M23 yese ihagerera bafata matekwa ikiroro ngo bari no kubitaho rwose barimo kubavura nkuko amakuru arimo arangeraho bakona abapati abantu mwe mwakongeye amashi izi ntare za Sarambwe ziba zagize gutya zikanagira gutya sina makosa zigafata aduye zikamuha ubutabazi bw'ibanze ngo bakora iki abongera amashi none se sibyo FARDC no tujya tubona ibyo bakora iyo babafashe icyo babahambe ni sukuguhambira
rwose nuko babarokoye amashyi barayakwiriye kubayemera kuba bayabahereza kuko si n'itegeko rwose kuba dukurikira mwese ariko kwemera M23 ayo mashyi ayabahereze simbukire se Masisi uretse gato cyane ngaho ca muri Masisi gato cyane mpite ngaruka ninjira no muri iki kibaya ndabona iminota 20 nyimaze rwose ntaraguha umwanya nawe ngo wibwira batana ngaho cishamo vuba vuba wenda reka manze ngucire ngo ujye kirambura igitabo manze mbashiremo aka kantu ube winjiramo neza Sino bakosta ngaho twinjize muri Masisi n'ubundi muri rusange nk'ibisanzwe. Yes, Masisi naje mbabwira mu ncamake mbabwira ngo imperuka kuri FRDC ndetse na Wazalendo muri Masisi. Ni nyuma ko mu gitondo nababwiye yuko hari imirwano yari remereye cyane, ni nyuma yuko hari abasirikare bari barihishe za Rwashoga rwose harimo abasirikare benshi barenga 150 nyuma yuko M23 yamenye ko abasirikare bari umungumu yari yababyukirijeho igitero kiremereye. Igitero rero noneho ibintu kimaze gusiga muri aya manywa ni bindi nababwiye ko abasirikare bari baje kurasa ahangaha ahantu bita mu Badage, ahantu bita mu Gasiza, ubwo ni za Rwashoga. Nuko abasirikare ba M23 bamwe bari baturutse za Gatovu, abandi baturuka za Ntaringi ubwo aho hejuru ya Burungu, abandi baturuka hakurya za Butare. Inzira bari babasigiye yari imwe yo kumanuka berekera za Kibugu bavuye za Butenderi. M23 yabirutseho ariko ikintu cyabaye kiremereye nicyonje kubabwira muri aya masaha. M23 yabirutseho ibasigira uyu mwanya ariko harizi ko uyu mwanya harimo nabandi bamaze kubatega ambushi ahantu bita Kibugu. Uyu musozi wa Kibugu rwose nawe usanzwemo M23. Hari abasirikare bagera kuri 72 ndongera ndasubiramo. Uyu mubare n'abasirikare benshi cyane baguye muri ambushe ahangaza za Kibugu nyuma yuko bari bazi ko bagiye gufata Kibugu bakamanuka na za Tambi barangiza bagashaka kuntu ba Devia ntibagereza agahira kuko gahira naho M23 iriyo ahubwo bakambuka berekera hehe berekera hakurya aho bita za Rwamwa. M23 rero ikintu yakoze yabateze mbushe abasirikare 72 bose bahasiga ubuzima, abo twari turi kumwe nabo mu gitondo nabumvishije amasasu kuntu byari bimeze. M23 hara rwose iri gukubita itababarira, iri gukubita rwose nta bindi nta kwibaza ngo ese umuntu uraza kutubaza uko byagenze tunamubwira ngo iki. Rwose imibare imaze kungeraho ngaha nyuma y'abasirikare maze kubona yuko ngo bari muri ibi bice n'abasirikare bagera hafi muri 172 niko bambwiye, ariko ahangaza Rwashoga bagiye kugera ahangaza Kibugu rwose nibura ngo hose hamwe igiteranyo abagera ku 110 bamaze kuraswa. Umviye ko rwose nicyo mpamvu navuze ngo nimeruka muri Masisi, nimeruka kuri FRDC ndetse n'abambari bayo mwabira bice rwose n'imiborogo ku ruhande rwa FRDC ndetse na Wazalendo. Dore ko barasemo n'umukoroneri wa Wazalendo. Ese umukoroneri ninde? Reka nze mbabwire izina rye. Uyu mukoroneri bamwita Makambo Yves rwose akaba yaguye muri iyi mirwano. Dore yuko uyu Muzalendo iwabo ho yaturutse na hantu bita za Nyabyondo. Abantu b'inyabyondo rwose uyu muntu baramuzi. Makambo Yves no muntu warusa nka kuri Wazalendo umwakira gice cya hariya. Mwumve ko M23 muri aya manywa bintu iri gukora rwose muri Masisi byahinduye isura fighter. Yes, sina makosa urumva ko aho muri za Masisi sina makosa ibintu ntago biri buze koroha. Abantu utavuga gutyo bakagira ngo birarangiye ngo byarangiye. Ntago birarangiye. Kuko murabizi ko Monisco nayo yamaze kubyinjira mirimo irabafasha kubashyira ibikoresho. Ibiro ni bigaragaza ko n'ubundi urugamba ibyo turimo turavuga sina makosa nagakeregeshwa ibijyanye n'intambara by'ahubwo twavuga ko aribwo byajya bigiye gutangira. Ariyo mpamvu tukubwira tuti nyaboneka uramenye stay in touch utaza gukuraho
cyangwa se rwose utaza gucikanwa, gumana natwe ukanda kuri subscribe niba utarayikandaho. Sina amakosa mbere yuko wenda ninjira mu makuru yo kuri uyu munsi, ariko reka tubanze twibutsa abantu uko byatangiye. Niba nibuka neza ni ku munsi w'ejo, niba atari ejo bundi hashyize, nibwo wavugaga ko drone yawe yari haraza Masisi ku zone, yakubwiraga ko Monisco, indege za Monisco arizo zirimo gutunda ibikoresho zibijyana hari Masisi ku zone. Drone yanjye rero nayo yari hano kuri iki kibuga cy'indege, irambwira iti turimo turabona Monisco irimo iratunda ikoresha indege zabo, barimo barazamura, barimo baratunda ibikoresho. Drone iti ariko bitewe nuko ngemba ndimo ndakurikirana ibyano kuri iki kibuga cy'indege, ati ntabwo izigo biri kwerekera hehe. Tuhita dukora ikintu kijyanye na analyse, dusanga nibura ibikoresho birimo birajya he, birimo birajya iyo za Masisi ku zone, ibindi birimo birajya he muri ibyo bindi bice birimo biraberamo imirwano. Aka kanya rero ubu tuvugana, urumva sina amakosa. Aka kanya ubu tuvugana, amakuru arimo arangeraho maze guhabwa na drone yanjye n'ubundi hano muri iki kiba cya Nyiragongo, n'amakuru arimo aragaza ko iyi Sadeke plutôt iyi Monisco ishobora kuba igiye kwinjira mu mirwano, iyi mirwano kandi ikayinjiramo ku buryo bukomeye cyane, ndetse iri serious, tena yeruye, iri serious my friend. Amakuru tubazane kuri iki gicamunsi aragaragaza ko ngo hano muri iki kibaya bamaze gushyira abasirikare babo icyo bita standby class 1, hahandi umusirikare aba afite ibwiriza yiteguye ko iserosora mubwira bati rekura umuriro cyangwa se rasa, nta kibindi bintu byo kubanza kubateguza. Ati wowe nitukubwira ngo ukora mu mbarutso finito rwose, urumva. Ahangaha amakuru mfite, abasirikare bari ahangaha harimo aba FARDC, ni coalition noneho yujuje ibisabwa. Harimo FARDC, hakabamo miliseneri, hakabamo FDLR, abarundi na Sadeke, tudasize n'abazarendo. Urumva? Urumva? Ndimo ndabyumva. Bakumanura ikintu cyitwa igikoresho, bakumanure ikintu cyitwa imodoka z'intambara. Mu kanya gato cyane drone yanjye yahose ihengeza, bamanuye imodoka zirimo imbunda bita ngo ni 38 tibe. Uvuga ngo ni imbunda ifite iminwa 48, iminwa 48. Izi ni za mbunda zirasa sina makosa. BM ubundi gira zingahe? Nabyo ntibigera muri 40 birarenga. BM birarenga, ntabwo byarenga 40. ariko yaba BM yaba niyi ngiyi bitango ni 48 tibe, nabyo byose ni bimwe. Izi char de combat aho zirashe habitaka zisiga zihakoze icyo bita massacre, icyitwa nyamugigima, zihasiga icyitwa nyamugigima kuko zisiga ahantu zihashwanyaguza. Zihashwanyaguje neza. Nkitegereza ese niba iyi Monisco yahageze ikaza izanye ndetse na za drone, ibi bintu ntabwo ari ubwa mbere ko Monisco ibikoze. Monisco igira akavuyo kenshi muri uru rugamba, ntekereza ko nayo iri mu bazanye akaboko kanini ko gutuma iyi ntambara itarangira. Ibaze, bivuze ngo Monisco ishigiye gukora ifatanyije na Sadeke, bagiye gutangira kuzamura za drone zabo, bona babera aba miliseneri, zijya kurunguruka muri eneo za M23, nibarangiza n'ubatangire kugenda basharinga bakoresheje izi mbunda za 48. Kandi nababwiye ko ngo zirarimarima. Hagowe abaturage batuye muri ibyo bice imyaka yabo, ntekereza ko bamaze kubarabura, abenshi bashobora kuba bamaze kuzingutwaho bagiye. Niba koko
ibintu bigiye gutangira kuba. Ikindi sina amakosa ndibuze kugarukaho, nabo bazi neza ku ruhande rwa guverinoma aba minisitiri ndetse na Monisco M23 yamaze kubabwira ko bo nibivanga n'umwanzi ntabwo izigera icagura, ntabwo izarobanura icyo bita urwatsi n'ururo, izapuperera icyarimwe, izabapuperana icyo bita kugupupera, izabahungiza. Ariko bakaba bafite ikintu cyitwa indake. Hano indake yubatswe na za tingatinga ku buryo nibareba nabi arya ngo ni amazuku byabi maguma mu byita ngo iki hariya babyita amazuku ashobora kuzabasanga muri iyo ndake kuko ngo barayicikuye bayigeze kuzimu. Ni indake bubatse ikihe kingana hafi n'amezi 3 kandi wibumve amezi 3 bashyizeho umutima. Mu Giswahili babyita lavi. Barayubatse barangije bakora igikuta bafata imifuka y'imisenyi bapakira aho ngaho no za beto bashyiraho amabuye, urukuta rw'amabuye se wareba mbese ibintu birakaze. Ariko nubwo bubatse ibyo bintu urwo rukuta nk'urw'i Babuloni M23 korodone zaho irazifite. Amakuru ndimo ndakira nuko nubundi igishushanyo mbonera cy'iyi ndake baragifite kuko aba nabo ngo bigize abadanje ngo niyo bagiye kubaka toilette bakora igishushanyo mbonera abazungu iby'abazungu kora igishushanyo imbonera cya toilette. Arega bari kubatera igihe umuntu azaza ari guhagurika atahazi aje nko kutubadirisha azagena ku gishushanyo mbonera. Buri nguni yose M23 map yarayifashe. Buriya iramutse ishatse yamanuka ikajya kubakora b'umusiri izahangaha ngo niho ari umuyobozi uyoboye uwo bugoroba ikamuhuma ikamukenye rwose. Ibintu byose irabifite ahangaha imbere yayo. Nibatangira gusheringa M23 ifite akadorone karaturuka hantu kagiye kuvuga kikoreye ikintu cyitwa cya muzinga. Ntabwo aramenye uzi kujya kuraswa ukabona uri kuraswa biturutse iwawe. Ibaze nko kujya kurasa indake bakabona bari kwirasa baturutse drone ije kwirasa iturutse Goma. Nige bayitiranya bakagira ngo ni yabo. Ni yabije kandi arije kubarimbura. Birumvikana basa ntabwo abonye ya indi yatikagwe abantu harazaminova. Mazi bakajya bayipepe yanga igiye kurasa ngo M23 nege ari kwipepe ikabiba bisutseho. Uravuga yasikoye. Yasikoye yari rwose. Ya nukorera ibintu bihagaze sina makosa. Moto ozopera sasu riraza kuvuza ubu hano muri iki kibaya. M23 nabo bategetswe kuba standby class 1. Icyo bisobanuye nuko urugamba rugiye kubera ahantu ivumbi ruraza kuba ryatomotse, haraza guca uwambaye. Ubwo ibyo mu kibaya turimo turabibakurikiranira 5 kwa 5. Ndababwiza ukuri nta handi mushaka ko mwasanga amakuru akomeye cyane adasanzwe atosowe mugana wa muvandi ni kuri Jeune Official. Yes, nange reka nsimbukire ahantu bita Beni. Igihe kiri Beni reka mbe ndeba mu bitabo mbe nkwegeranyiriza ibintu bijyanye na za Rucuro. Uburyo ki FDL foka ndetse na Rudi urunana ahantu ngo noneho ngo babirukanse ngo hari ikintu cyitwa ikaranga umugani wawe. Babirutseho mu karanga babanyuza mu bigori bari M23 ngo bari babaye nkarambo mu bisheke kuko ngo ibigori aho ngo ni ibigori birumye bari babaye nka bakabutura babatwikiye mu bigori ntiware babashije. Ndaje iyo operation nonye begeranyirize umuhungu wanyu nyiri sauti yake nyibihere rwose inkuru sinako buri pura ngiye kwandi pura ariko nawe ndunganyiriza ijwi naguhaye rwose kuko iyi nkuru ngiye kubamanurira bigiye gusaba ko nifashisha noneho n'abari ku kibuga cyaho biri kubera. Urarishaka mbere urarishaka nyuma cyangwa mo hagati? Iri jwi ndarishaka ubu ngubu kugira ngo ninjire muri iyi nkuru ngira abakunzi bacu ngo aho muri hose bakunzi ba M23 muhaguruke muyakire. Beni yamaze gukandagirayo. Beni yamaze gukandagirayo. Iyi nkuru iraremesa n'amakosa. Reka tuyinjiremo ariko mbere ya byose mbere uko tuyinjiramo reka tubanze duhoze akakajwi cyangwa se iyi nkuru iraremereye sauti kugira ngo ize kumvikana neza cyane 5 kwa 5.
nguko rero nguko ijwi sina amakosa yifuje kumanukiramo nuko rihagaze muri rusange. Jambo mnashinda. Nisheri kama uko mgrupe, hii sauti itume mgrupe zenye uko nazo hata kama itakuwa DC hata kama itakuwa ngapi. Donc nani va M23 basha kamata ingine strategie parce que waliona kupita Butembo hawataweza kupita Butembo, basha kamata ingine strategie. Zile helikopteri zenye ziko napita ziko na batusha kule kwenye viko zinawavukisha Butembo zinawapeleka mpaka muparke ya Beni. Alors kama huko grupe zote zenye uko nazo ile sauti distribue mu grupe zako zote zenye uko nazo parce que ni kitu yenye inatuinteresse sana. Donc viko na shindwa, donc basha shindwa kupita Butembo, ndio maana basha kamata ngine strategie yenye wanakamata wanakuwa na babeba mu helikopteri wanda washukishia mu parke ya Beni. Alors kama umesikia ile sauti itie mu grupe zote juu tukue prudent na tuambie wenzetu wengine wenye viko sakule mangambo ya Beni, tuambie kena wakue prudent kule parce que ba M23 viko na wavukisha mu helikopteri wanawapeleka mu parke ya Beni. Alors tukue prudent na tuombe Mungu na tukue Mungu moya ili tuweze kukombatre hii vita yenye iko mbele yetu. Tuombe vile Mungu sana atusaidie juu wasiweze kitu. Fighter wamaze kubyumva, M23 yakandagiye muri Beni yakandagiyeyo. Ikiriho sina amakosa wenda reka nze iyi nkuru tuyifatikanye cyangwa se tuze kuza no kwisesengura amasaha nimugoroba, tuze ndetse no kubaza abari ku kiwanja o strategy bakoresheje kuko urabona imeze nka update rwose igezweho. Ariko ni inkuru ushobora kwibaza uti M23 yageze yite? Ese kuki yafashe umwanzuro wo gusimbukira itarakurayo Butembo, itarakuramo Butembo na Rubero yose? Sorry, ni gute yageze muri Beni? Ariko ibi byose turaza kubisesengura, muraza kubyumva, ariko ingingo nyamukuru nuko mwibuka ko sina makosa. Hano Beni naho hari ikibuga cy'indege gishobora ko cyavaho ibikoresho biza hano za Butembo. Mwibuke ko ubundi ibikoresho byo babigwisha za Kisangani, hanyuma bigaca mu mazi bikagera za Beni Butembo, bikabona bikagera hanga muri za Butembo za Rubero. Yes, ubwo rero icyo bishatse gusobanura ni iki wenda gato cyane, nyoko ibindi byinshi turi buze kubigarukaho. Ibi biravuga iki? Biravuga ko M23 kwa yagize iti reka dusimbuke dukatinge kiriya hariya kibuga, none abari hano muri za Beni, muri za Butembo basigare hagati babure ibikoresho. Ku rundi ruhande ariko wibuke ko hari umusirikare wahoze uvuga harya ngo Nyamakara ngo ni Nyamaki, wa musirikare ufite abasirikare ngabo 1000 nawe wiyomoye ushaka kuzihuza remo veturi bamwita Chokoro. Uyu Chokoro nawe wibuke ko bashobora no kuba bari kugenda bamwegera cyane rwose bafatikanye uru rugendo mu rwego rwo kumutera ingabo mu bitugu cyangwa se kumwereka ko bari kumwe, akaba bari kuva bati kugira ngo imikoranire yacu nawe izagende neza reka tujye hari ahantu hafi. Fighter nyimara kumva aya makuru nge nibarije umuntu wa ndani ndamubaza tese ayo makuru bavuga yuko mwamaze kugera ibeni no kuri? Arangije arambya tese si wowe ujya wiruguru kuvuga yuko muri Beni ADF naro iri kwica abaturage? Urumva iki kintu asisa nsubiza ati si wowe ujya wiruguru kuvuga ngo muri Beni ADF naro ziri kwica abaturage? Ndavuga ati yego. None ngo twaba turi kumara iki se muri Rubero, muri Rubero ndetse na za Kanyabayonga tutarinjira ngo tujye no guhiga ziriya nyeshyamba ziri kwica abanyagihugu? Urumva buryo yambwiye yanga guhita ambwira yuko papasi yabo wenda ari gufata kiriya kibuga ndetse no gukatinga uyu muhanda uje muri za Butembo na Rubero. Urumva wahita nyereka yuko papasi bafite ariyo kujya gutabara abaturage bari hara za Beni. Urumva ariko Fighter bidasubirwaho bahinduye umuvuno, strategy yahindutse. M23 ibintu uri gukora ngo biri gutangaza abantu benshi cyane hari kugeza igihe ADF naro ngo yamaze kumva aya makuru, bari gushaka iyo bajya bahabuze
amasaha ndabona yatujyanye dufite n'amakuru menshi, ariko iyi nkuru nshaka ko nimugora turaza tukayibasesengurira neza ariko bidasubirwaho muri Beni. Ijwi mwaryumvishe, turaza dufite n'ikintu bita ubucukumbuzi. M23 muhaguruke muyakire muri Beni, ibintu byahinduye isura. Yes, ubwo rero nuko bihagaze muri Beni. Urumva ko M23 yagezeyo, ese irabigenza ite, biraza kugenda bite? Reka ahubwo noneho si n'amakosa, icyo tugiye gukora nta kindi, reka duhite tuza rwose tugira gutya tukumva uko situation ihagaze mu masegonda make. Reka mpite mbijiza hano muri za Rucuro naho turebe uko ibintu bihagaze. Yes, sina makosa. Mbere ko gato cyane mwihangane, akana kagiye gucamo mbere ko twinjira muri Rucuro tukareba ibintu bijyanye n'imirwano, uburyo cyo 23 iri gusakambura, iri gukubita FDLR Foka ndetse na FDLR Ruti Urunana. Nyemera gato cyane manze mbabwire ko ejo muri Butembo habaye inama, hari gukorwa ikintu cyitwa mobilisation, rwose ikaba irimo irakorwa n'abaturage, abayobozi ba hano muri za Butembo. Ubwo ni muri Rubero, ni muri territoire ya Rubero, ariko hakaba ari muri mujyi wa Butembo ndetse no muri Kanyabayonga. Aba bandandi ngo bari gukora ikintu cyitwa fundraising cyangwa se mobilisation. Barimo barabuza abasore ngo ntibinjire muri M23, bakababwira ngo aba basore cyangwa se ngo M23 ngo n'abanyarwanda, bityo urumva ari kubashyiramo ibintu bitari byiza. Nyamara kirengagiza ko bamwe baturage bamwe hano muri za Kanyabayonga bagiye bavuga bati aho M23 hageze none turi guhumeka, ntawe ukirya ngo agenda atishyuye, ntabwo tukira twumva amasasa arasa n'iki byose. Ibi byose bari bitera utwatsi, ahubwo bagakora mobilisation, bakavuga bati ntabwo ari ibintu bizima byo kuba bajya abana muri M23. Niki wabivuga sina makosa? Fighter ni bya bindi bya leta Kinshasa byo kwinjiza muri propagande mu baturage, bakagenda babwira yuko M23 atari abakongomani nkuko babivuga, ahubwo ari abanyarwanda ngo bashaka ko kugenda hariya bakajya kubakandamiza cyangwa se bakajya kubategeka ndetse no kubagira imbata. Ariko uko tubizi nuko tuzi yuko M23 aho yageze ntirobanura ku butoni, ati uyu n'ubu bwoko, uyu n'ubu ngubu. Kuko ugeze muri M23 usangayo uwo ari we wese, yaba umushi, umutembo, umunyanga, umuhunde, umututsi, umuhutu, bose usanga muri iki cyama barimo. Ariko bitewe na ya propagande ya leta ya Kinshasa, bagakomeza bagenda bangisha abaturage uyu mutwe. Ariko ku muntu wamaze kumenya M23 cyari cyo, nuko niyo babivuga bagosorera mu rucaca. Icyo nabivugaho rero nuko ibyo bakora bari maze ubusa, kuko M23 ibyayo yarabirangije. Aha, sina makosa rero. Reka none duhite twinjira muri imirwano ikomeye cyane irimo irabera hano muri territoire ya Rucuro. Muri territoire ya Rucuro rero sina makosa, ibice biri kuberamo imirwano tumaze kubibabwira inshuro nyinshi. Birumvikana bari hafi ndetse na hano za Kiwanja, kuko barimo bararwanira ahantu bita za Kinyandonyi, iyo ngiyo bakarwanira ahantu bita ngo ni Kanyangiri, bakarwanira ahantu bita ngo ni za Marangara, bakarwanira ahantu hita za iyo ngiyo hitwa ngo ni za Ngwenda. Iyo hose ni ibice biraberamo imirwano. Ibiciro bikaba ari ibice n'ubundi ngo donc ngo na ahantu hanini cyane, ndetse bivuga ko ngo hari n'indiri ya FDLR, kuko ngo FDLR ngo na ahantu habyazaga umusaruro cyane, ariko mu bigendanye n'ubuhinzi, kuko ngo niyo yahahingaga igahinga ibintu bijyanye n'ibigori, bityo bigatuma force zabo ziri hirya no hino zibona ibyo kurya cyangwa se defense zabo. So ubu rero tuvugana nk'uko amakuru arimo arangeraho, iyi mirwano yabo ngira ngo yatangiye ku munsi w'ejo, nibwo twabwiye ko barwanye, twabwira aho barwane n'ibiki byose. Uyu munsi rero nabwo ngo imirwano yaramutse, ari nako ahagana ku isa
sangahe ni saa 2 gutyo ziri kurengaho gake. M23 baturukaga Rucuro, ndavuga basi ba makasike berekerayo amamodoka ariyo mpamvu nabwiye nti ikibazanye hariya baje kurandurana n'imizi yayo iyi FDL muri biriya bice, kuko ngo barashaka kugira ngo iyi FDL bayikuremo, kuko iki gice urabona ahangaha hasa n'ahasigaye nyuma dukurikijeho urugamba rugeze, ariko FDL ikaba ikirimo ikihishemo. Bakavuga bati rero kugira ngo ibintu bigende neza bigira umurongo nuko tugomba kubanza kwitsinsura tugahagikisha ko ntayirimo hariya, kuko hari ukuntu basiga banitwikira ijoro aba FDL bakagira gutya bakajya nko mu baturage guhoromesha. Guhoromesha urabyumva? Guhoromesha Sibagite ngo iki katurebe kwambura se kaze tuje gupiya tugite gupiya harabyita kurombesha kugenda nijoro ukajya kwambura abantu nijoro bataha inzugi biryamiye cyangwa se gusahura. Rero ibi byose bakabikora, ariko abaturage bakabimenya bakatanga amakuru, ariko none ngo ibi ntabwo ibi ngibi n'ubundi hano muri za Rucuro nta gace n'ubundi ngo karanzwe muri FDL cyane kuva kera nyinshi cyane, haba bati tugomba kubanza kuzimaramo. Ubu rero ngo ba makasike nibo bagezeho kuri ishuro, ubwo ndavuga special force ya M23, uko ayo mamodoka hagana ku isaha 2 ziri kushyira saa 3 nibwo berekezagayo bashaka kujya gutsinsura. Urumva izi kamyo narabibabwiye M23 ifite abasirikare benshi, ifite force ikigo kinini kirimo aba special force kibera hano za Rucuro. Nuwa ngo iyo hari ahakeneye umusada baravuga bati harareka tuhereze wenda nk'abasirikare nka 50 baba special force cyangwa se n'ijana gutyo. Bari no gutraininga abandi yewe nyuma y'uyu mwaka noneho arabari bicika. Hari n'abazarendo bashobora kuzasohoka rwose ngo mu bijyanye na special force bandi bagiye mejo bundi. Barabihigenga imyitozo bakoraga. Ngo bakoraga imyitozo ari ku rwego rwo, kuko ngo nabo ngo bumvaga bagomba kwambara kwira kasike. Cyekora ira kasike nawe rwose ngo batambuka ngo adversaire agahungabana akagira ubwoba agatagangarana. Rero nabo ngo bashobore kwa rwose bari barabazarendo bamwe na bamwe harimo baritwara neza ku buryo bashobora kuvamo ari ba makasike cyane rwose. Rero reka twizere ko ibintu bizagenda neza cyane. Twizere ko ibintu bizagenda neza cyane. Dusimbukire ahangaha tukiri muri Rubero rwose, ariko tutarasoza operation ibonekira nuko imirwano irimo iragenda. Nanze kuyibaha igice kuko ndabona amakuru aracya n'ubundi kuri sandi kuri waiting. Tegereje gato cyane, hari ibyo bakeneye kugira ngo drone insunikire bya nyuma buri ite byuzuza ikitwa operation yuzuye. Ubwo nituva mu kiganiro operation itaruzura ngo nyibahe yuko imirwano yagenze, mwihangane ntaza kuyicagagura nyibagezeho masaha ni mugoroba. Yes, fight turaza kwibahereza. Nanjye ndasimbukira muri Rubero uwo bita General Kabido. Ubu ngubu yabanze kugera muri Rubero, ni nyuma y'uko ngo abasirikare be nibura hafi 1/3 cy'abasirikare be bashiriye muri M23. Noneho ngo umwanzuro fighter yafashe no kujya kwifatanya na ADF naro. Umva yageze ni yageze uwo ni Kabido, uwo bita General Kabido ngo nibura 1/3 cy'abasirikare be, 1/3 cy'abasirikare be warapfuye ntiyerewe aririwe ntaraye, ngo bagiye muri M23 ngo none abonye ntaho hasigariye, ku buryo ngo na leta iri kumubyatese abasirikare ufite nabahe ko turi kumva ko bose bigiriye muri enemy cyangwa se bagiye ku ruhande rw'umwanzi. Ngo yabonye noneho nawe ntaho guhungira afite, ngo akaba ashobora kugenda mu shyamba nawe akajya kwifatanya niyo bita ADF naro. Ese uyu mugabo biraza kumuhira? Ese uyu mugabo biraza kumukundira? Reka tubitegereze turaza kubireba. Tukiri muri ibi bice ahantu bita za Manguru Jipa, iyo bita UPDF, niba abasirikare ba Uganda bari muri ya operation yiswe Soja. Abavandimwe nabo ngo batangiye kugurutsa icyo bita drone ndetse na za helicopter. Nyuma yuko rero ngo bageze muri ibi bice bari guhiga ADF naru, rwose ngo bari gukoresha n'indege bakagenda bazihiga zajya mu mikoko bakazisangayo, zajya mu mafuru buraro ukuntu bacana amafuru. None murabona umuryango w'ifuru ngo bakinjira bakajya kwishumwa mu furu ndani, yengo n'ifuru bari kwita igikompora icyari amakara kigahinduka umuyonga. ADF naru nyamara nubwo iri kwica abaturage hariya nayo ntabwo yorohewe. UPDF yafashe hasi no hejuru
kugira ngo irebe yuko izi nkoramabara yazihiga ndetse ikazitsitsura. Ibintu biri kubera ahangaha muri za Rubero, muri za Beni na za Butembo, ibintu byamaze kuba macange. Nimvuga macange mwumve yuko ibintu byamaze guhindura isura, mwumve yuko fighter rero hariya ibintu ntabwo byoroheje. Yo bita UPDF ngo ni igisirikare cya Uganda, muri operation yabo bise Soja, ngo batangiye gukoresha n'indege. Ngayo nguko siraza gukomereza ku kindi cyitwa rero cyangwa ku kindi cyita sireba ko ngira ngo twasoreza ahangaha ni tuba turi muri update, burya nta mpamvu yo kukurambirana. Tukaza kugaruka mu masaha nimugoroba muri turi live, turagenda tugana n'abakunzi bacu tuba batanga n'ibitekerezo, ahubwo tugashimira cyane abantu baba babanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje, n'iby'agaciro cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ari nyiri sauti yako fighter Nasina Makosa. Asante sana, ciao Ciao.